Umugeni yanze ko umusore atera akabariro mu karere ka Kayonza. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, pero nkaba n'umuvugizi wa rubanda. Ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Twerekeze mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Murama, akagari ka Rusave, umudugudu wa Byimana. Ese uyu musore muhawe n'umugeni Alice ibyabo bimeze bite? Bimeze bite? Rero uyu musore rero yakoze ibishoboka byose, akora ubukwe, atanga n'inkwano ibihumbi, benshi bari kuvuga ngo ni 700, ariko we ni 700 niko ari kwivugira, ariko abandi bari kugenda babeshya ngo ni 500. Kandi uyu musore ngo yakoresheje ubukwe bw'akataraboneka, ngo amamodoka yaje mu bukwe, ababyinnyi n'abandi bantu batandukanye, ngo ubukwe bwari bwiza cyane. Impamvu uyu musore ngo yamaranye n'umugeni we icyumweru adakora umuti, ngo byatewe n'iki? Uyu mugeni nk'uko ari kubyivugira imbonankubone agira ati, uyu musore andusha imyaka irenga 25, njye sinabana nawe, ahubwo uyu musore se bitebye. Uyu musore umugeni akunze kumwanga, impamvu bamubaza ibibazo byinshi avuga ati, kuki wimye umusore wawe? Ese ubukwe bwagiye kuba utamukunda? Umusore we akavuga ko bakundanye mu gihe cy'amezi 6, naho umugeni we ati, umuranga yarambeshye cyane, yambwiye ko uyu musore afite inzu y'agacurama y'akataraboneka, ambwira ko afite ubutunzi kandi ko akorera leta, ahembwa ibihumbi 150 ku kwezi. Ese abasore bubu, abageni bubu, abakobwa bubu, musigaye mushaka ibintu, ntabwo mushaka abantu, mushaka abagabo. Ibintu nibyo mwitaho, ubutunzi. Uyu mugeni ngo nicyo yamubengeye, amaze kumenya ko ibyo ngibyo ari scam. Mukore subscribe, inshuti zanjye, mukore subscribe yamwanshe.